ubu ngubu maze kujyana umuntu hano Kicukiro ariko ampaye agatipu. Kubera iki? Arambwiye ngo ewana ngo urasa neza mota, umeze neza, ufite isuku, reka nanjye nkutemo. Aba ampaye agatipu. Gusa ntababeshye, niba hari ikintu kijya kinshimisha ni ukubona umuntu ntwaye nyine yishimira serivisi zanjye, tugatandukana yishimye pe. Hari n'uwo nigeze gutwara mu minsi ishize, arangije arambwira ngo ngo mota ngo udukasike twawe turahumura. Nyine nk'uko mubibona mba ngerageza gusa neza, moto yanjye nayo iba isa neza, kasike zanjye yaba iyo mba nambaye cyangwa se n'iz'abagenzi ntwara nayo iba isa neza, nyitaho nkayikorera isuku. Ni ukuvuga ngo nyine ngerageza uko nshoboye nkaba ndi umuntu uri ku mico, umeze neza, wambaye neza, wakarabye, witayeho nyine ku buryo nyine umukiriya atagenda yinubira nk'umuhumuro mubi cyangwa se wenda n'ukuntu naba nsa nabi. Kugira isuku rero mba mbona ari ngombwa, haba kwigira ku mubiri, mu rugo, aho dukorera, ku binyabiziga dutwara, aho n'abagenzi dutwara nabo nyine nabo bakaba bafite isuku bameze neza. Atari ukuvuga ngo motari waba ari usa neza cyane gusa umugenzi we ntibimureba. Yego nyine isuku yera kuri njye motari, ariko nyine n'umugenzi iramureba. Reka rero tugendane turi fresh, turi clean.